inkuru mw'iki kiganiro cyanjye nawe si uko turi kuganira ahubwo ni ukugukubitira ubushyi mu kiganiro kuko ninjye mu YouTube wa mbere waba urwaniye mu kiganiro niyo nkuru none kuki urugo rwa Bishop Gafaranga na Netura byahindutse inkuru icyo nicyo kibazo ibyo bakoze nk'ibisanzwe ikindi navuga mu by'ukuri biba bigoye ku ruhande rwanjye gushaka umudivorce biba bigoye kuko ntabwo uzi icyatumye avayo ese urabwirwa n'iki ko ese wibaza ko uriya babanye bwa mbere atari yaramuteye imitoma atari yaramukunze atari yarakoze ibintu bikomeye bihambaye rero abo niho nshyiraho iyo mesa hari ukuntu ujya kuri Justine TV show n'iki cyumweru ukabonaho ibiganiro ukundi kwezi ukabona Justine TV show babuze ibiganiro nk'ibi ngibi ikibazo ni icyo kukubaza nyuma y'iki kuki shene yawe utabonaho ikiganiro nk'iki ku wa mbere bimara icyumweru ubona ibiganiro nk'ibi nk'uko n'andi macamo iterambere ahubwo kuki ugenda ushyiramo amapoze nagiye iki kibazo ntarakibagirwa rwose gikubaza kuko hari n'undi muntu utureba ushobora kuba byibaza ko nzi ko abantu bagukurikira pe amapoze rero araterwa n'ubushobozi n'amikoro ibikoresho biba bigoye kubibona izo kamera ziba zigoye kameramani aba agoye bari gusaba kumwishyura cyangwa se ibyo bikoresho kubikodesha rero kubera ko nta bushobozi mfite nta bikoresho ndabona byanjye byatuma byibuze mbasha kwifatira ibiganiro uko mbitekereje uko bishatse uko mbonye inkuru hari n'inkuru ushobora kubona ariko ukabura kujya kuyikora rero urumva ni imbogamizi nyine z'ibikoresho dufate ko uyu mutumirwa ibyo yavuze ni ukuri niba ari ukuri wowe babivuze wenda tuvuge mutesi ibyo bamuvuze ese ni ukuri kuri mutesi yego ni ukuvuga ngo uyu mutumirwa kitayatumiye ikindi abantu tujye tumenya gutandukanya njyewe ushobora kuvuga avuga igitekerezo cyawe kuba navuga igitekerezo cyanjye ntibivuze ko ari ugomba kubyumva nk'uko njyewe mbyumva ibyo nabyo twakagombye kandi umunyamakuru ashinzwe kwakira ibitekerezo by'abantu batandukanye rero nkavuga ngo amahoro y'Imana kuri mu mugabo no kwiki ibiganiro tugezaho buri munsi uko bwije n'uko bukeye ntabwo turimo kubategurira ibiganiro tugize umugisha rero ukomeye n'ubundi mu kiganiro turi kumwe na Justine nubwo muvuze ariko wenda ibindi araza kubyivugira turi kuri Justine TV show nicaro mumaze kumenyera cyaho ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye kandi comment tugenda tubona ko umugubwa neza ibyo mvuge suko ntabwo abantu badukurikiye mbabeshyera oya ntabwo babeshyera abantu baradukurikira kandi baratwandikira bakatubwira ko ukora umurimo mwiza kuraje ku murimo w'Imana kuri Justine TV show umuntu uhageze bwa mbere nicyo akwiye guhita ahasanga uru rugo rurangwa n'ibiki wenda tutarinjira by'ibintu ubundi urugo rwakagombye kurangwa n'ibiganiro by'umuryango iyo tuvuze umuryango uragutse harimo papa mama abana rero twibanda ku biganiro cyane cyane by'umuryango imibanire y'abubatse imibanire y'abo mu muryango iterambere ry'umuryango mu byaro mu mujyi muri rusange n'ibijyanye n'umuryango ubona intego zawe zigenda zigerwaho ku kintu ukurikije ibyo biganiro nawe zibona mu bagenerwabikorwa intego zanjye rero zigenda zigerwaho bitewe no gutuma nakira bw'abantu bagenda bambwira ko cyibuze uko biri abantu baragenda bongera yabo hari n'igihe uba ikiganiro ntabyandika ariko nkamuhamagara muri uko kumuhamagara tukavugana akamubwira ko ibiganiro bigenda bimufasha inama zitandukanye ziberamo bigatuma urugo rwe rwongera gukomera rero wenda ntabwo navuga ngo ni 99% ko ndacyafite urugendo cyangwa se navuga ngo 100% ndacyafite urugendo ariko uko biri hariho improvement hari impinduka urakoze cyane twavugaga ibyo mwuru rugo ariko reka tuze kuri nyiri urugo noneho we ameze ute ni muntu ki impamvu tugomba kwibwira abantu YouTube igenda yunguka abakunzi kandi kuri Justine TV show nyambibona ko biyongera buri munsi
reka duhe amahirwe rero abantu baje iri joro cyangwa iki gitondo bakoze subscribe bamenye Justine ni muntu ki mbere yuko tuza gukomeza ikiganiro cyacu. Justine ni umumama umudamu uharanira kwiteza imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi akoresheje amaboko ye ibitekerezo bye umubyeyi ufite abana batatu. Urakoze cyane ko twibwira turabyishimiye. Aha iyi channel cyangwa se Justine TV show twumvise ibiberamo bikorerwamo impamvu y'iyi channel. Mu biganiro byose wagiye ukora hano kuri iyi televiziyo hari ibyo mbona noneho nsigaye mbona ujya no mu misozi no mu mataba no mu mirimo nkabona ufite n'isuka uri guhinga kandi mu by'ukuri umuntu abireba ababona ari ibintu byiza cyane. Initiative y'ibintu yaturutse kuki? Initiative rero ntangiriye cyane kuko nakubwiye numvaga nshaka ko byose habaho impinduka mu muryango. Rero usanga inshuro nyinshi twibanda mu mujyi wa Kigali mu mujyi cyane ariko ndavuga ngo ndavuga ngo n'abari mu nkengero za Kigali twabageraho ndetse n'abari hanze ya Kigali mu baturage twabageraho tukareba se iterambere ry'ingo zabo bimeze bite, ese imibanire y'abashakanye bifite cyane ko usanga bose bahuriza ku kibazo cya gatanya cyo gutandukana kiri ku isonga bumvikana ku cyo mu miryango. Rero ibyo byose iyo ubikoreye ubusesenguzi uhita ubona ko zaba ari ingo z'i Kigali zaba ari n'ingo zo mu byaro bose bafite intambara zimwe, bafite ibibazo bitandukanye byo kuba urugo cyangwa se umuryango ukigiye gusenyuka bitewe n'ibibazo bitandukanye. Rero kuba najya mu cyaro birashimisha cyane, kuba nahinga nkerekana uwo muturage ko nubwo mvuye i Kigali ariko byibuze nagerageza gusa nawe namanutse nkagera ku rugero rwe, kandi ikindi rega nubwo tuba turi i Kigali natwe tuba twarabaye mu cyaro. Yego rero uyu muturage iyo umwegereye ukamwereka ko byibuze uciye bugufi nawe abasha kukwiyumvamo n'ukuri. Ni ukuvuga ngo ibi bikora kugira ngo nisanishe n'umuntu usanze ibyo akora, kugira ngo wabonye aho nahingaga, wabonye aho nagiye gukumba, wabonye aho twatanze ihene. Ibyo byose ni ibintu umuntu agerageza gukora kugira ngo ubone ushyikire umuntu mutari mu kigero kimwe se cyangwa se utari umunyamujyi nk'uko tubyita. Icyo gihe iyo hari ahantu nka hariya ni icyo ufesinga nka rezita kuri bo mu buryo buri positive. Mu buryo buri positive cya mbere ni uko kubanza kuringanira nawe akanyiyumvamo, ntiyumve ko ndi umunyamahanga cyangwa se ntiyumve ko ndi umuntu uhambaye kuri we. Iyo namaze kugira ikigero mbona ko byibuze tureshya tumaze kuringanira, icyo mubaza cyose cyangwa se icyo ashaka kumumenyaho kiroroha kurenza ko yambona mu yindi shusho. Birumvikana kuko babona musa mwabaye umwe, wafashe isuka wafashe umupanga uri kugira imirimo nk'iyabo. Ibyo ngibyo birumvikana cyane. Uraza kujyana turaza kugaruka n'ubundi ku muryango nyarwanda kuko niyo context yawe ubamo kenshi iyo ndege niyo context ufite udevelopa nk'uko umaze kubivuga, kuko burya tuganiriye ku muryango neza tubasha kubaka byinshi cyane byari biri gusenyuka. Dore ko muri iyi generasiyo nyine hagaragara agatanya byinshi cyane n'abadifuze, kandi akaba ari mu bifesinga de toute façon. Erega hari ikintu twirengagiza, umuntu aho urwego yaba ariho rwose hari isoko aba avoma cyangwa se hari ahantu aba akomoka. Ahakomoka rero ni muri wa muryango. Umuyobozi mukuru yaba ari perezida aba afite umuryango ukomokamo, yaba ari minisita afite umuryango ukomokamo, yaba ari igikomangoma afite umuryango ukomokamo, n'iyo yaba ari umwami afite aho akomoka. Mbega nta muntu utagira inkomoko. Nta muntu utagira inkomoko. Rero ugasanga hanini ntabwo iyi nkomoko turi kuyitaho cyane, ariko ibintu byo gupfira abana bari guta inzira bitewe n'uburere bukeya cyangwa se umwanya w'ababyeyi udahari. Abashakanye buri umwe wese ari muri gahunda ze, nta rukundo, nta bwumvikane, nta gukemura amakimbirane mu buryo bwiza buhari. Rero niyo mpamvu nifuje kugaruka ku ipfundo. Rimwe na rimwe hari igihe ubona umuntu imyitwarire ye ukaba wamucira urubanza ukavuga uti dore uko yabaye dore, ariko mu by'ukuri uyu muntu arabikura mu muryango. Umuryango we niho hari ipfundo, niho ruzingiye. Mbega niyo gitera
niyo gitera. Rero nidukemura ibibera mu muryango tukareba se umwana kuva gisamwa ari mu nda yagakwiye gufatwa te, n'umwana uri mu nda aravugishwa kumva. Uyu mwana naramuka avutse azavuga byibuze iby'ibanze yarabihawe mu nda, akura asanga ababyeyi byibuze nabo hari inyigisho cyangwa se hari ubundi bumenyi bahawe bwo kugira ngo babashe kuzarera wa mwana wabo. Aba babyeyi nabo papa na mama nabo ubwabo bizabafasha kwiyubaka no gusenyera cyangwa gutahiriza ku mugozi umwe kugira ngo iterambere ryabo cyangwa se urugo rwabo rugerweho. Urabihuza ute? Okay, ubwo iyo uvuze inkomoko ndumva ushaka kuvuga uburere, kandi bavuga ko uburere ngo buruta n'ubuvuke. None urabihuza ute ko hari n'abafesinga ibibazo by'umuryango babiri inkomoko ya karande? Karande nyine umuryango ukaba ufite karande yo kudatinda mu buryo, kudashaka, kikaba ari ikintu giteretse aho ngaho kiba mu muryango ku buryo abantu bose bakurikiye. Ibyo wenda ntabwo bisobanura kuko numva bitandukanye n'iyo nkomoko ufesinze y'uburere, umwana aravutse aritabwaho arakuze, uko arezwe bitanga uko azabejwe, si cyo ashatse kuvuga. None abandi bakavuga ngo hari karande ziba mu miryango cyangwa mujyanye mu bibazo by'abashumba. Ibyo ni ibibazo by'abashumba, wenda tuzashaka umushumba bisobanurire. Wowe urasobanura nk'umubyeyi. Nta bundi bumenyi mfite kuri karande, ariko zibaho, bibaho cyane rwose. Ugasanga umuntu yakubwiye ati ngo ba masenge ntibigeze bashaka, kandi ko ugasanga hari abana batashatse bakuvuga ngo nase wabo nuko yarameze ubusinzi n'ubw'umuryango. Ibyo rero uwo mugozi ugiye kurwanya w'umukristo nta kundi gucika no gukizwa, kwakira Yesu Kristo nk'umwami w'umukiza wawe, niho uwo mugozi ucika wa karande. Dore ko uyu umuntu ari muri Kristo ya Yesu ibya kera biribagirana, umuntu aba agiye mu bundi buzima bushya. Nyamara no kutari umushumba uransubije. Ntabwo mbizi uko abashumba babisubiza, ariko uko niko bigeze. Igisubizo umpaye nyine ndumva n'umushumba atakijya gucika umugozi wa karande, ni ukwimika Yesu nk'umwami n'umukiza, akabukuraho iyo migozi nyine n'izo ngo twava nk'umupasiteri uryoshye. Sinzi nzaza ncuranga ariko nta kibazo. Yego rero icyo wari uvuze ati nabihuza gute n'izo za karande. Mu by'ukuri wenda ibyo bya karande tubishyize ku ruhande, twigire mu muryango, twigire mu muryango, niho uri, niho numva umutima warabyaye urarera. Birashoboka inshuro nyinshi no kurera, dutanga uburere natwe dukurikije uko twarezwe. Nta muntu utanga icyo adafite. Rimwe na rimwe ugasanga niba uri umubyeyi hari nk'ibihano duha abana bitewe n'uko nawe baguhana iwanyu, ariko ubu noneho turi muri generation twakagombye kureba aho isi igeze, tukaba dufite uyu mwana nimwikoreza amabuye. Hari ukuntu najyaga mbona ku ishuri iyo twakirirwaga baradupfukamishaga bakagutereza amabuye gutya upfukamye, wananirwa gato bakakubwira. Ese uyu munsi wa none n'iterambere ryaraje, umwana ntabwo wamubwira ngo upfukame hariya ufata ariya mabuye, ahubwo turebe uburyo bushyashya bitewe n'ikinyejana tugezemo nabi. Ababyeyi babikoraga kubw'inyungu z'icyo gihe n'uburere bashakaga gukorera abana babo. Uyu munsi wa none nitwe twavuyemo n'abandi kandi twarakomeye, nubwo byari bikomeye, ariko iyo nzira dukomeze tuyicishemo abana bacu. Kuki uyu munsi navuga ngo mu bumenyi mfite umwana aho kugira ngo muhane iki gihano, reka muhanishe wenda kutaza kureba televiziyo n'urugero, kuko twebwe icyo gihe nta televiziyo zabagaho, ahubwo uti televiziyo ndayibika icyumweru, nicyo gihano muhaye. Mbese ukamuhanisha wenda kumwima nk'ikintu runaka mu gihe gitoya kugira ngo wenda rero ibyo byose tugenda turera natwe dutewe n'uko twarezwe, ariko uyu munsi twakagombye guhindura kuko n'ibinyejana biratandukanye. Ikintu uvuze gikomeye kandi njyewe hari ukuntu mbibona muri sosiyete nyine bigura n'ibyo kuvuga. Umukobwa muretse muri kiganiro arambwira ngo yabaye inda y'imyaka 10,
kuko yakuze abona nyina bamusanganiza neza mama yari ibaye yamubyariye ibaye anakuze mu myaka ye nk'umunani ibintu bitandatu aba muri buri nk'imyaka 10 rwa mama abona asigaye uko biteye ubwoba kugira ngo umwana ashike umukozi bitandukanye nayo mate hatabaye amaraso y'Yesu twavugaga donc turi mu muryango turi mu bure nukuvuga ikintu gikomeye ngo umuntu atanga icyo yahawe atanga icyo nk'uyu mwana yakuze azi nyine ku buryo bwo kurya no kunywa bushingiye ku kuryamana n'umuntu kuko mama we yamugaburiye yose ayo mashereka nyine niko twabwira yose amashereka y'uburaya n'ubusambanyi n'umwana akuze abibona gutyo yumva nibwo buzima ngaho noneho ibaze uhaye noneho umwana ikindi kiza kurenza ntiyarusha ngo yasi reka musame umugisha reka musame umugisha kuko ikintu watekereje kuri Justine kiraremereye abanyarwanda bakikanye ingo nyinshi zakira abana benshi bavamo u Rwanda dukeneye bw'ejo hazaza kuko mbonye ko umubyeyi ahubwo ababyeyi mbonye ko ahubwo buri mubyeyi nasubira inyuma arebe uruhare umwana wanjye ameze uburyo uyu mwana wanjye ameze uyu munsi wa none nta ruhare naba narabigizemo usanga umwana n'imbuto z'ibyo uba warabibye yaguha imbuto z'ibyo wabibye ukarakara ugakubita ugasakuza ngo umwana arananiye ariko wowe mubyeyi ni uruhe ruhare rwawe wakoze ese ubwo ubundi Justine buretse gatoya nkiraho birashoboka ko nk'umubyeyi ushobora gutanga ibyiza bwe ugatanga uburere ugatanga ibishoboka nibyo uko umwana akakunanira buri kintu cyose kigira kaziri exceptionnel ibyo sinzi ariko izo ka ari nke cyane ariko uyu munsi wa none kubera na wa mwanya ababyeyi twabwiye abana tukabaharira abatantine bo mu rugo umwana nutaha kwita ikigoryi tukamugezaho ngo ni igicucu uzamukubita numukubita ntabwo uri bukemuye ikibazo wigeze wicarana nawe ngo umubwire uti none gutukana ni bibi gutukana ntabwo ari byiza ujye uvuga gutya uvuge gutya ahubwo wumvise iryo jambo wenda yarikuye no ku ishuri uhise ukubita sizongera kuvuga amagambo nk'ayo umwana ntabwo azi ko ari rero birasaba ngo ababyeyi tubisubire tugerageze gukora ibishoboka byose cyane natwe turebe dusubire inyuma turebe mu mizi yacu cyane ese nta muzi wo gusharira twakuranye tukaba turi kubishyira ku bana bacu ahubwo mbonye ko hari n'ibintu dushobora kwitirira karanda kariyo cyane rwose no kutamenya voilà wowe ukaba ari amakosa wakoze ugashaka kuyahindura igiteri cyangwa kuyahindura ikibazo cya karande kandi ari we nyirabayaza no kutamenya ni ukuvuga ngo na Bibiliya yatubwira ngo abantu banjye bahindutse bazize kutamenya inshuro nyinshi rero impamvu yo kutamenya ni igihe n'abantu ntibashaka kumenya umuntu yumva yihagije umuntu aragenda akabwira ati n'amashuri yanjye nize ndihagije nta bundi bumenyi nkeneye kugira ariko akibeshya ko mu by'ukuri hari ubumenyi atigeze ahabwa muri ya mashuri ugasanga ntacyo bimubwiye tuvuge niba habayeho nk'amahugurwa yabubatse inshuro nyinshi uzasanga abagore nibo mubare munini witabiriye ayo mahugurwa ugasanga umugabo yibereye hariya akibagirwa ko urugo ari urw'abantu babiri ntabwo uyu mugore nubwo yaza bamuhaye ibyo agomba gukora ntabwo bizamworohera kubera ko mugenzi we yasigaye azagerageza kubishyira mu bikorwa undi ntabwo ubumenyi bufite rero hariho ibintu byinshi hariho challenges nyinshi ari nayo mpamvu nyine dusaba n'abantu bose babishoboye guhozaho guhugura kwigisha kugira ngo turebe ko njye nashaka kubazaho ntaribagira ikosa kumenya ikosa nyuma y'uko wareze nabi cyangwa warezwe nabi bijya bikosorwa yego birakosora gusa ubu nkanjye reba imyaka ikaba ari ibyo bitangira ndamutse naragize ikibazo cyo kurerwa nabi udahabwa uburere bwiza ibyo bintu naba nkibikosora
cyane rwose abakira amahirwe ya kabiri. Icya mbere ni ugushaka, banza umenye ngo ese narezwe nabi. Icya mbere ni ukubanza ukabimenya yewe, kuko hari n'umuntu none se hari nk'umuntu ushobora kuba ufite n'imico mibi wamubwira atari ko aha hantu niko nteye n'ibyo nyine ntacyo guhindura afite. Hari umuntu uba udashaka no kumenya ko yarezwe nabi cyangwa se ateje ikibazo muri sosiyete. Ukimenya ni kimwe. Icya kabiri ni ukwemera ko wahinduka. Ushobora kubimenya ntutere intambwe yo kugira ngo uhinduke, ukava muri wawe ukavuga atoya ibyo bampaye n'ibyo birahagije. Ariko numara kubimenya n'icyo ukora kugira ngo uhinduke. Tangira ushakishe umenye ese ibi nabikosora nde. Ari nabyo nyine dutwara nk'iyo twashatse. Iyo umuntu ashatse akagera mu rugo za bagaje zose yarazizanye akazigeza mu rugo, noneho ntashake guhinduka avuga atoya yewe umwana w'abazigaba ntabwo nakora. No, mbese ntashaka ikindi kintu mu matwi hari settings afite mu mutwe we ntashaka kuzihindura. Noneho nkatwe mu muco nyarwanda umugabo akumva ko arakorerwa buri kimwe. Arabyuka asange breakfast yateguwe, imyenda bamushakiye imyenda iri hariya, inkweto ziri hariya, urimo urabyumva, na mugenzi we ari ibyo byose arabikeneye. Noneho ugasanga uyu mugabo azi ko nyine umugabo agomba gukorera. Noneho uyu mugore nawe afite n'abana batoya, wenda hari n'uruhinja rwamuraje ijoro rwaraye rurira, akagira kuzinduka, wenda nawe arajya ku kazi akazinduka agategurira umugabo ibyo byose, nawe yarangiza akajya gutegura. Wa mugabo uzakunda kubona rutije bajya berekana umugabo byose icyo yakoze yagiye muri douche no kurya, yaraza agafata konta agasohoka, madamu uri hehe ko uranyerereza, akibagirwa ko uyu muntu asize. Hari umudamu nigeze guca muharifiti, ntabwo nari muzi, arambwira ati kandi umugabo yansize yagiye, ati yansize nasigaye ngira utwo negura. Ako kanya yarabimbwiye, arambwira ati ubona mpeze hano ku muhanda umugabo yansize. Ese byagenze ati nyine turimo twacu abagore gukora ibi, nawe akajya kunywa cyangwa se kurya ukajya kwitegura. Atahita asiba. Mu by'ukuri uyu mugabo udashobora kumusiga byo kutajyana nawe cyangwa kumuta mu rugo. Bafite imodoka. Noneho yamutaye yagiye, yamusize mu rugo, bose bari bamaze kwitegura, bari kugendana nawe yagiye mbere ye. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo mu by'ukuri yakabanje kugira agatekerezo kavuga atari ko mugenzi wanjye ko yabyutse kare akankorera buri kimwe, akaba yitaye ku bana. Rimwe na rimwe hari n'abaraye barira, abarwaye yaraye iryo joro yicaye. Kuki njye ntakwihangana iminota ingahe asubiye mu nzu, agiye muri douche, agiye kureba. Uyu mugabo mu by'ukuri biramugoye kuzahinduka, yisetize mu ibyo. Noneho hari n'ibyo bajya bavuga ati abagore no gukererwa, abagore barakererwa, ariko ntabashe gutekereza ngo uyu mugore yakerejwe n'iki. Ese si jye wagize uruhare muri uku gukererwa kwe? Yego. Niba yakoze ibyanjye akabishyira hariya, yateye imyenda yanjye, yahanaguye inkweto zanjye, yanteguriye, yabyutse ategura abana kujya ku ishuri. Hari abaraye barira, hari abaraye bacanye umuriro, ashyiramo termometero azimya umuriro. None azindutse amaze kunkorera ibyanjye, nawe agiye gukaraba. Inshuro nyinshi n'abagore bagenda badafashe icyo kunywa kubera pressure ari mugabo ndazihute banyerera. Rero twari turi ku kintu cyo kuvuga ngo uyu muntu yakosora byamaze gukorerwa. Impamvu yarikosora ni iki? Nicyo nakubwiraga, wanza kumenya se njyewe kuko narakomeretse cyangwa narezwe nabi. Ese aho bigeze, aho isi igeze, by'ukuri Bibiliya yatubwira ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Niba mugenzi wawe umukunda, ni ukuvuga ngo wowe wabanje kwikunda. Nibyo pe, uyu mugore yaneguriye byose, ariko se njyewe n'iki ngiye kumwitura? Umukunde nawe, wumve ko rega nawe wabyuka, n'ibintu biba byoroshye. Kuko abagabo b'Abanyafurika cyane cyane baderekana ibigire mu Rwanda, niyo bageze mu bihugu byo hanze bibanza kubagora, kandi bo nta mikino. Ibihugu mu Burayi n'ahandi za Amerika bo bagomba n'ibiki, bagomba nyine na ya mirimo. Abyuka azi ngo arugira akorerwa ibintu bya bindi mu Rwanda bamukoreraga, ugasanga ntabwo amazi ari yayandi.
bakaba batana bakaba bagirana ibibazo. Rero harimo iki kintu cyo kuba kubanza kumenya mugenzi wawe ukamukunda nawe ukifuza ko ibyo wagirirwa nawe wabimugira, mbese bikaba biri resipo. Niba nkoreye ibi nanjye kuki ntabimukorera. Rero aho niho hazamo guhinduka, ariko ntiwicare hariya warasetinze goals, sorry ntabwo ari goals, warasetinze ibintu muri mind yawe, umugabo agomba gukorerwa ibi, umwana ugasanga ushoboye no kumwozagura umugabo kubera ko ngo nta mugabo woza umwana, ukibagirwa ko uyu mwana ni amaraso yawe, ni wowe. Kuba wamuhindurira bitwaye iki? Kuba madamu yaba arimo arakora ibi bitwaye iki? Bitwaye iki kuba wowe waza ugafasha abana homework cyangwa se utuntu dutoya abantu bakagombye kugenda bahindukaho, ariko bitewe no kubanza kumenya ngo afite ikibazo. Wenda ngo twari turi mu muryango wo mu bana, noneho no mu buzima bwa buri munsi busanzwe ibintu byinshi biratwigisha, twagakwiye kwigira ku bintu bitandukanye, n'iterambere aho rigeze ryakagombye kutwigisha. Ntabwo bikiri nk'ibya kera nyine aho wasangaga mama ariwe ukora ya mirimo yose, ariko nawe yabaga yagiye mu muhigo. Rero hari igihe tubyitiranya, kandi uyu munsi wa none mama arajya mu muhigo na papa agiye mu muhigo, noneho ugasanga umugabo aracyafite bya bitekerezo byo kumva ko ari bukorerwa bya bintu byose, kandi mu by'ukuri icyo gihe babikorerwaga umugore ari bwirwe mu rugo, ari gukora ibintu byose byo mu rugo, amatungo, abana, guhaha, ariko undi yagiye gushaka umuhigo ukomeye. Uraza kumfasha nk'uko winjiye no mu buzima busanzwe, dukomeze turebere hamwe icyakemura amakimbirane n'ubundi, kuko bidaturutse no muri bwa burere no mu muryango, kandi tubije neza cyane rwose. Narajya ku kibazo nshaka kubaza, hari n'ikindi sub-branche y'ikibazo narimbajije. Ubwo ni B. Siyo B. Ni rimwe A na rimwe B. Na B ubwo tugeze kuri B. Merci. Kuki noneho umubyeyi areba umwana akavunika akamubarira rwose bishoboka, buri kintu cyose kugira ngo umwana amubyazamo umugisha, kiharawugira hagati umwana akitandukanya n'umuganga akabona abantu cyangwa ahindutse kandi umubyeyi wenda uhereye ku kivuga ngo ntacyo atakoze, wenda reka tubanze duhere hasi. Mu by'ukuri hari n'igihe umubyeyi akora ibintu azi ngo arimo araha umwana bagaje, kandi iyo bagaje ari kumuha ntabwo ari ikwiye. Urugero, niba ubyaye umwana atangira kuzamuka umureba, ejo ukamuzanira televiziyo hariya akajya areba ibitente, ejo ukamuzanira amatelefone akajya arebamo ibyo ashatse byose mu burenganzira bwe. Uyu mwana ukamujyana mu ishuri rikomeye ryiza cyane rihenze, uyu mwana mbese ukamuha ibintu mu by'ukuri wowe uzi ngo urimo uraha umwana ibikwiriye, kandi si byo by'ibanze. Umwana ikintu gikwiriye ubundi mbere ya byose, wowe nk'umupapa, wowe nka mama, icara uvuge ngo urashaka umwana uzagukurikiza. Mbese ni nk'uko nabona petite Justine, mbese uyu abe ishusho yanjye. Niba ndi umuntu muzima, reka ngerageze kugira ngo uyu mwana mushyiremo ibintu bizatuma bagiwe. Ariko uyu munsi wa none ibyo mubwira abana, niba mbashyira hariya televiziyo bakareba ibyo bitente, niba mbaha buri kimwe cyose gikenewe, nkabima wa mwanya, nkabima rwa rukundo, nkabima gukinana nabo. Ko inshuro nyinshi usanga nyine abana turabaha ibintu bifatika, ariko iby'ubuzima bisanzwe bigaragara, ariko iby'imbere mu mutima ntitubyubahe. Rero uyu mwana inshuro nyinshi nawe azaguha ikindi kintu nawe utigeze witega, azagutungura. Hari ababyeyi benshi nk'abana bamaze kwigira hejuru, umwana amusabwa kujya muri birthday ya mugenzi we n'ibindi, umubyeyi ntanakeyaringe se aho ni hehe, ni mu bantu ki, akamuha umushoferi akamujyana ku ishuri, umushoferi akamujyana, mbese ibintu byose ukabona si nko nk'umwana undi murezi wa kabiri, niho ngiye kugira n'urukundo rwawe. Uyu mwana umuntu abona buri munsi
niwe azisangamo. Inshuro nyinshi uyu mushoferi ashobora no kuzamutera inda n'urugero niba ari umukobwa, niyo atamutera inda wenda bakazanakundana, umubyeyi agahaguruka ati umwana wanjye akoze amahano, ntabwo ari ibintu ari nkwitezemo. Rero mu by'ukuri tubanze turebe ese ni ibiki turi guha abana twifuza ko bazaba ikintu runaka, ni uwuhe musaruro tubashakamo nyuma y'igihe runaka, ese twabahaye iki kugira ngo umusaruro bazawugereho. Ntabwo ndi kuvuga ko abantu bose abana bose banditse baba batarahawe uburere, nabivuze ngo ni kesi ziri muri zidasanzwe, ariko ku mubare munini umubare munini iba ari special case. Umubare munini nabo twahaye ibintu runaka tukibwira ko mu myaka runaka bazaduha ikintu runaka kandi atari cyo twabahaye. Nubiba urubuto rw'umwembe, ntuzitege kuvuga ngo uyu mwembe uzakuviramo indimu pome. Reba ikintu uri guha umwana wawe uyu munsi. Rimwe na rimwe turavuga ngo nta mwanya dufite, akazi, ibintu byose mbese tukerekana ko nta mwanya dufite. None wenda nk'abamama na weekend yarabonye, tukaba twagiye muri bridal shower, tukaba twagiye mu bukwe, tukaba twagiye mu guhura n'izindi nshuti zacu, tukibagirwa ikibanze. Hari n'abana bavuga ngo mama urongeye uragiye, mama uyu munsi nabwo uragenda, ugasanga abana barakubuze. Rero birasaba ngo wicare utekereze umenye ngo ni iki kintu ndi guha abana banjye, ni iki kintu ndi guha abana banjye, ni uwe musaruro ndi kubashakamo mu gihe kizaza. Tujye twibeshya tukumva ko ntiwakina n'umwana, ntiwaseka nawe, ariko birashoboka. Ibi njya mbivuga cyane, ushobora kwicara n'umwana mugakina umuti, mukiruka mu nzu, mugakina saye, mugakina agatambaro k'umwana. Ibyo byose uba uri kumwiyegereza, kuba inshuti n'umwana, ntakore ikosa ngo ukubite umucyari. Nimucyanga mama aragera kuri papa nawe amwirukana, toya wakoze. Umwana abura aho ajya. Ejo niyibonera inshuti ku ishuri, niwe azajya abwira ibintu byose. Usanga wowe nk'umwana n'umubyeyi nta kintu kiri kubahuza. Yego rero icyo wari ubajije njyewe nkanjye mbona nimbanze ndebe ni iki ndi guha uyu mwana kizatuma ampa ibyo nimwifuzamo. Niko bitekereza. Njyewe mufite ikibazo kimwe sasa. Ibintu uvuga ni byiza, birasobanutse, kandi ndeba na comment nyine ku biganiro byawe ugenda ukora by'umuryango. Mu by'ukuri Imana ikomeze iguhe umugisha, niko navuze, kuko watekereje content idakunda gukorwaho n'abantu benshi, kandi ahubwo abantu benshi bayikeneye. Abantu bose barayikeneye ariko ikorwa n'abantu bake. Hari ukuntu ujya kuri Justine TV show n'iki cyumweru ukabona ibiganiro, ukundi kwezi ukabona Justine TV show babuze ibiganiro nk'ibi ngibi. Ikibazo nshaka kukubaza nyuma y'iki, kuki shene yawe utabonaho ikiganiro nk'iki ku wa mbere, bimara icyumweru ubona ibiganiro nk'ibi nk'uko n'andi macana tuyamenyereye, ahubwo kuki ugenda ushyiramo amapoze? Nagiye muri iki kibazo nturakibagirwa rwose gikubaza, kuko hari n'undi muntu utureba ushobora kuba byibaza, kuko nzi ko abantu bagukurikira pe. Amapoze rero araterwa n'ubushobozi n'amikoro, ibikoresho biba bigoye kubibona. Izo kamera ziba zigoye, kameramani aba agoye, bari gusaba kumwishyura cyangwa se ibyo bikoresho kubikodesha. Rero kubera ko nta bushobozi mfite, nta bikoresho ndabona byanjye byatuma byibuze mbasha kwifatira ibiganiro uko mbitekereje, uko bishatse, uko mbonye inkuru. Hari n'inkuru ushobora kubona ariko ukabura uburyo kujya kuyikora. Rero urumva ni imbogamizi nyine z'ibikoresho umuntu aba atarabona. Mwese ubonye ibikoresho utekereza kwicano yabinyuze? Mbonye ibikoresho ntekereza ko yazamukaho kurenza uko yari yigeze, cyane ko n'abandi bikoresha igihe icyo ari cyo cyose, ntategereje ngo kubona umuntu uza kumufasha, ubundi butire kamera, ubundi busaba ubufasha. Urumva ni igihe waba ubyikoreshereza. Rero impinduka yaboneka n'ibiganiro nyine byajya bishyirwaho nk'uko ubibajije. Ntabwo numvaga ko udafite kamera. Ari nziza abari abantu uko ubibamo, n'abari abantu bose ufite koko bakoze subscribe. Birashoboka.
ariko wenda nabo ntabyo bari bazi voilà bari babizi bajya bavuga icyambere ni amakuru cyambere ni ukuri nako reka tugatijemo nyine ufite content ibintu wigisha natwe ubwacu urubyiruko bidukoraho cyane bitanga icyizere cy'u Rwanda rw'ejo hazaza kandi ni ukuri pe hari n'abandi badukurikiye nzi babyemeza nk'uko ndi kubyemeza ahubwo iyo mbogamizi niyo intunguye iyo mbogamizi niyo intunguye kumva ngo Justine nta kamera agira n'ibintu aha abanyarwanda kamera njyewe ndi kumva nizeye Imana ko kamera igiye kuboneka kuko turi kurebwa n'abakire ikindi turi kurebwa n'abantu bafite imitima iyo bataba bafite ubushobozi ariko nzi ko aba bantu bakoze subscribe bagera mu bihumbi bingahe hagirwa ibihumbi 13 aho uzi ko nsanze buri wese azanye ibihumbi 5 niyo byagiye abantu ibihumbi 13 kamera yaboneka rwose aho kamera yaboneka ahubwo uramenye utazagura kamera mbi wabaki ntacyo nzakwisunga umfashe kuyigura miliyoni ninyabona amafaranga kuya kamera yo kubigiye kuboneka tubyanzure tubiveho ahubwo tugiye gukiza ku bwoko bwa kamera oya ndabibonye rwose njyewe nzi ko Bibiliya iravuga ngo nukora ibyiza ntuzemera niko ijambo ry'Imana rivuga rero hari akantu keza cyane buriya Imana ikwemera ikemeza n'abantu kandi wabona ukeneye umuntu mu buzima hari umuntu ushobora kureba kino kiganiro akaba ati njye sinjya hari ibiganiro agiye nkurikira by'abantu batandukanye bagiye bakora yandi macana kumva umuntu agiye asarambika ko narebye ikiganiro cy'uyu muntu ugiye kwiyanga ngaruka mu rugo n'umugozi utekereza ko uwo muntu n'umwe wahinduye ubuzima bw'umuntu akamukura mu gikombe cy'igicucu yaragiye ubusore nta muntu uraguhamagara ko wamuhindura ubuzima mu buryo butandukanye bati wenda nagiye gukora divorce ngiye no gusinya ariko sinabagira kubera Justine n'urugero rw'ibintu byinshi bitandukanye ibyo wavuga byinshi bitandukanye by'abantu babaye feedback cyane nziza cyane ziri positive ziturutse ku byo waganiriye n'inama wagiye utanga neza ugira ngo ubu ngubu ntahagije hari n'ibyo tutaganirira hano tukaganira n'abantu ku ruhande ibijyanye n'ubujyanama kanseringi ukaganiriza umuntu wose agahinduka ukavuga ati warankoreye byari bimeze nk'uko hari umuntu umwe ugukeneye mu buzima kubw'impamvu zitandukanye cyane zirimo ibyo by'inama ni ko nawe Imana ishatse gukora ikintu nk'icyo ishobora gukoresha umuntu uramukeneye ariko abantu batajya ngo waba undi nigeze sinzi ikiganiro twigeze dukora dukorana igihe wagiraga ibyago cyane gifitiye twivuga gukira yabonye undi ngo Justine yabonye undi mugabo uri kumwitaho nabonye abantu barakirebye ariko abantu bashobora kuba bakwifuza umugabo kuko sinumva ukuntu nanditse iyo titre mbona abantu 100,000 barebye icyo kiganiro buriya se abantu barakwifuriza umugabo ariko wajya ngo we ntawe ushaka basa ntiwumva rero ukomeje gushyira abafana mu rujijo ukomeje gushyira abafana abantu bahangayikishwa n'ibibazo by'umuntu undi yigaramiye nta n'ikibazo afite akumva ntacyo bimutwaye hari umusaza twaganiriye wenda mu kanya ndabigarukaho wenda yakamenya ibiretsa ariko ngo ibibazo by'umwana wanjye bibabuza ute gusinzira none se kuba abantu bafite bahangayitse ku bw'icyo kintu kuri wowe urabaveba buri muntu wese aba afite intego ze mu buzima nibaza ko akanya kanonaha atari cyo nkeneye nonaha si cyo kintu cyihutirwa nkeneye ukeneye kamera oya nkeneye iterambere ryanjye nkeneye
kurera abana bakazamuka hari umuntu waza akagufasha kugera ku iryo terambere akagufasha no kurera abo bana buriya se cyane aba yareka mu bwizukuri abantu benshi bareba inyungu zabo niyo wabikubwira bareba ati ibyayo byose twisunganye byagenda bityo byagenda gutya ariko se jyewe ndashaka icyo nkora mbere y'uko abantu wenda babona ko bikwiriye jyewe ndashaka iki n'icyo ushaka kugira rimwe na rimwe rero hari igihe twumva ibyo abantu bavuga tugashaka kuzuza goals z'abantu cyangwa se ibyifuzo by'abantu tukibagirwa twebwe intego dufite mu buzima ugasanga rero umuntu aba mu buzima bwo kujarajara udafata umwanzuro utamenya ngo iki nicyo kibanza cy'icyo gihe bigura kandi ndanamufite wamenya ari iki sawa ndamufite arahari Mico rero ibyo byo navuga ntabwo umugabo uyu munsi wa none numva aricyo kintu cyihutirwa wenda bizaba simbizi oya kubaho bizaba uyu munsi wa none ariko si nonaha ntabwo ari nonaha ubu rero ni ukuvuga ngo kamera ko tuyibonye turajya tubona ibiganiro buri munsi cyane rwose muri wa murongo wa Justine w'umuryango tujya tumubona yatoye isuka yagiye Cyangugu tumubone mu bwato ari ku nkombo kwifatikanya n'abarobyi avuze ko Cyangugu ntaragera bizanjye shuwa aho nakujyana Nyamagabe ni Cyangugu n'abantu ntaragera mu Rwanda uri kumva ubu tugiye kubona Justine mu biganiro yazanye n'abana yazanye n'ababyeyi batandukanye bari mu madebe atandukanye ni ukuri iyi kamera niboneka mu izina ryayo niboneke cyane niboneke irakenewe kuko niba ubuzima umbwiye kuko ari kubamo nyine ufite impamvu ukora ibiganiro make ndabizi kamera zirahenda kuzikodesha ndetse ubu tutirengagije isi yawe turi gukoresha yego n'abakameramani kubakodesha birahenda pe birahenda ko ntabwo byatuma cano ikura cyangwa guha abantu icyo bashaka uretse ko ibintu by'amacano nabyo biragize abantu ntabwo bashaka kumva ibintu byiza bashaka byacika abenshi umubare munini niyo mpamvu Imana iguhamagaye mu gihe kigoye nk'iki ngo ucarenjingi uhindura abantu kuko biriya avuga ngo mureke icyiza kinisha iki ugomba rero guhorana igishyaka ntabwo dukwiye kwambara umwambaro uvuga ngo kuko ibintu bibi ari byo byamamaye mu rwego mpuzamahanga ngo tugendere kuri ibyo ikindi nashaka kuvuga kuri gahunda y'umuryango nagize igitekerezo mu by'ukuri rero cy'umuryango ariko nanone nkababazwa n'abantu benshi bavuga gutsindwa kwabo kuri social media ugasanga umuntu ararata ko yafeyirinze amushaka akajya hariya akabivuga ikintu atandukanye n'umugabo atandukanye n'umugore nibyo byarabaye n'undi wese byangwaho nanjye byangwaho cyo si ikibazo ariko kuza kuvuga ko watsinzwe birungura icyo uri gukunda niyo mpamvu nifuza rero ko rwose n'abadukurikiye abantu bafite ingo nziza byakunze byashobotse nabo nibaduha ubuhamya kuko urubyiruko rufite ikibazo gikomeye ubwo buhamya bw'ibyashobotse ntabwo tujya tubona muri social media ibyo rero nibyo ashaka gukora kugira ngo ninyuze icyo kintu ni ikinyoma isi ikozwe mu bintu by'ibinyoma ubwo rero hari impagiti ya social media ku gusenyuka kw'ingorero cyane niba ari aho wiciye none se umuntu araza akubwira ati umugabo wanjye akavuga ububi bwe bwose dutandukanya umugore nawe umugabo nawe akaza akavuga ariko abo bantu bakibagirwa cyagiye bahura barambagizanya uru rukundo bari bafitanye bakibagirwa ko bafite abana aba bana bazakenera kurambagizwa mu kinyarwanda naho hari umugani niba ari imvugo ngo barambagiza mama umugore nyina w'umukobwa niwe barambagiza nibyo ngo barambagiza umuryango ariko cyane cyane mama niwe bareberaho iyo mama ari umuntu ushobotse byitirirwa ko n'uyu mukobwa wazuba aba bantu bombi baje kuri social media kubw'ibibazo byabo bagiranye ntabwo bari bakwiriye kuza kubishyira hariya hanze bafite aho bahuriye bakagombye kubikemura kandi ikindi aba bana bagendana ipfunwe ubona mama ari kuvuga kuriya ubona papa ari kuvuga kuriya niko giye niko mbyumva uwabikoze ntazantera amabuye ni uburenganzira bwe buri muntu wese aba afite uko areba ibintu ariko nkanjye ugamije umuryango mwiza kugira ngo turebe ko n'izigihagaze zakomera ntabwo bishyigikira pe
rero ndumva ku ruhande rwanjye nagerageza asigasira aba bana be kugenda n'ipfunwe gusa umwana rwawe dore mama we ni wa wundi wavuze dore papa we ni wa wundi wavuze rero numva mu by'ukuri abafite ingo zigikomeye nabo nibaze bavuge urubyiruko rwinshi mpura n'urubyiruko bakavuga ati se muratubwira gushaka n'abariyo bari kuvayo ubwo murumva bizagenda bari kwakira umunyamubi ibitagenda neza buretse utanyibagiza kandi ngeso urayigira hari umuntu udukurikiye muri iki kiganiro ushobora kuza kunyandikira inibogisi cyangwa wowe cyangwa ukabaza ngo kamera igura ngahe ndagira ngo tuve muri iki kiganiro tubisubije ibyo bibazo ariko bibanza kuri kamera ndashaka kubona kamera kuko ukuntu ukora ibintu byiza na challenge ufacinga kumva ngo kamera ariyo challenge reka si ikintu cyagakwiye kuba challenge ahubwo wenda ugize ngo wenda uragenda ukanyeruka wakubita hasi ukagira ute naho ni kamera wigeze ubaza uko kamera zigura se yego narabashije kamera ushaka ni imeze ute ishobora kuguha amashusho meza nk'aya cyangwa bite kamera rero narabashije izo bagiye mbaza abantu batandukanye bazifite bambwira ko kuva kuri miliyoni imwe n'igice umuntu yabona kamera nziza miliyoni imwe n'igice wabona kamera nziza n'ibikoresho byayo n'utundi twakora ni make imwe n'igice byibura 3 cyangwa 2 n'igice niho nizera ko njye ushobora kubona kamera nziza iri ku rwego rwiza ifite n'amaccessoire ariko kufite ubwo kuvuga amafaranga kandi niko nabajije ko wasanga n'abajije bafite ikintu amafaranga ntabwo turi kurebwa n'abantu b'Imana kandi bakunda ibiganiro byawe umwe ashobora kuba mfite 300 mfite amadolari 100 mfite amadolari 500 hari n'umuntu ushobora kutureba hano afurunisa amakamera akavuga ati ngohereje kamera bashakaga rero dukwiye no kwambara nuko tutabikunda cyane bitatwakamo nk'abantu bateye imbere cyane mu mitekerereze ariko ubundi gushyigikirana byagakwiye kuba inshingano z'ikiremwamuntu nka gushyigikira kugira inzozi zawe zigerweho kugira ngo ugaruke inyuma nanjye usunike izanjye zigerweho nimba waranzuriye ubuzima rwa rugero naguhaye nari ngiye kwiyahura simbe nkiyahuye kuki njye nanjye ntagaruka inyuma ngo mushyigikire mu byo nkeneye kandi nkoresheje dukeya mfite cyangwa byinshi byose birashoboka ubwo rero si twebwe ba mbere tuvuze biravugwa cyane n'ahandi hatandukanye ahubwo abantu bajya nakwishura ko abantu bajya babikora dutanu gusa akazi kose kari kuri Justine what challenge you face nako kazi ukora tureba ibiganiro byawe ni ukuri bakanakubaza bigenda utanga ikiganiro kigere kuri YouTube dukeneye abantu nk'abo for sure bisaba iki kugira ngo ikiganiro nk'iki cyiza gihindure ubuzima bw'abantu kigere kuri YouTube ngere kababwira ikintu bisaba ndahera ku biganiro byanjye kugira ngo ikiganiro kigere kuri YouTube mbanza kugitegura no kugisengera kugira ngo ibyo nganira bizajya bimara kuri sosiyete iyo ndangije kuba ashobora ko mfite content yo kuganiriza abantu ntegura ibikoresho ukabona ninjiye mu mafaranga narangiza gutegura ibikoresho ngategura umukameramani narangiza gutegura umukameramani ngategura uwediting narangiza gutegura uwediting ngategura internet yo kwaporodinga ikiganiro nabyo byose ibyo ni amafaranga agezeho narangiza kwaporodinga ikiganiro nkagisheyaringa ibyo bintu byose bikorwa n'amafaranga hari n'abatumirwa baza mu kiganiro nk'abahaze kurasa abantu rero bibeshye ku kantu gatoya bigizemo ikintu cyangwa ngo YouTube irahemba ku buryo iyo baturebye mu biganiro badufata nk'abantu bari gucuruza cyangwa baje mu kazi bisobanure nk'aho bimaze n'uburanga YouTube koko ntituyakanye kwihemba ntabwo ni kampani nk'izindi zose ni ukuhemba ari uko wakoze bari umugisha nk'uko dufesinga ibibazo mu ma-industry n'amakampani atandukanye ni nako na hano biri kandi umuntu wese atangiye business iyo ari yo yose aba agikeneye abantu bamufata amaboko kugira ngo niyo business izamuka
none dufite n'abantu baje kuri YouTube badafesinga salary bafesinga their objectives z'ibintu bashaka kubwira sosiyete batita no kuri views ngo ibintu byarebwe n'ibihumbi 100 kuko nabwo ubu rero ibintu bituma menya ibanga ry'akazi kugira ngo YouTube ijye guhemba ikiganiro umuntu yakoze abantu bakujya batekereza ko ari ikiganiro icyo ari cyo cyose gihemba kuba bano ikiganiro cyarebwe n'abantu 30 magana 200 ijana ibihumbi 2 igihumbi 3 ntabwo bivuga ko YouTube ihemba icyo kiganiro dufite abantu rero bafesinze gukora umurimo w'Imana n'ibikorwa bitandukana hano kuri YouTube n'intego yo kujya bahindura ubuzima bw'abantu ariko batagamije amafaranga abo bantu rero dukwiye kubatekerezaho tukabafata amaboko cyane ko ibyo biganiro bitajya binarebwa cyane utambitse bakanga kuko benshi bashaka ibyo biganiro byigisha ngo tumuguye gitumo tumufatiye aha abo nibo bakorera amafaranga kuri YouTube kuko YouTube icuruza views na watch time navuze kubwisha afite urumva menye n'amabanga y'akazi ariko no gusobanurira abantu bakurikira iyi channel bari kureba kino kiganiro kugira ngo bumve reality z'impamvu turi kuvuga ibintu kandi nawe nzi ko urumwe mu bantu bafite content isi idashaka kumva no kureba ku bwinshi ndavuga isi yo kuri YouTube kuko ibintu uvuga n'ibyo wigisha isi irabikeneye ntiyanabikora ariko noneho kuri cya kintu YouTube yamaze kubaka ya system yabigacitse habaye iki Justine bagufasha ku ngufu guhimba prank n'ibintu bitandukanye aribyo bitanga n'amafaranga kuko atari wo murongo rimwe n'abadukurikira barabizi kuko bakurikira cyane rero ndasaba abantu vraiment abantu bo gushyigikirwa bagira bashyigikirwa aze na inbox yawe akabaze ngo how are you doing just kiriya kiganiro washyize kuri channel byagenze ute ukigere ku buryo avuga ati noneho utaha ni ukuri bakwiye kubibaza si icyaha kandi ubwo si wowe gusa mvukire ndavugira n'abandi bantu muri rusange bakora umurimo wo guhemba ubwoko bw'Imana ukamubaza ariko se inyota ni kwica no mu kiganiro rero ibyo bintu si bibi ni uko abantu bagira uburyarya banga ko tubivuga kandi bitubaho ariko ubuzima bwawe kandi bitubaho ariko mu kanya baraje abantu baje gusaba amafaranga nyine turayakeneye nese si yo reality nese kwicara kuri tutakoresheje amafaranga reba ahantu heza tuba twicaye hano twicaye n'ibimera kuri hoteli bita 525 Imana ibahe n'umugisha kuba baba badutije aho twica batatwishyuje iyi ni inkunga ikomeye nk'uko uyu boss yavuze ngo mujye mwicara mugana nabonye muganira ibintu byubaka ni nk'uko n'undi uri kureba ikiganiro yavuga ngo batiri za kamera zigura ngaho ko arizo nshoboye muri uwo mushinga wo kugura kamera ayo mazi icyayi ntabwo cyatugana uri kumva batiri zigura ngaho kameramani ahembwa ngaho gukwega ndifuza abantu muri gasaro cyo kwandikira muri iyo minsi ndashaka ko ziraba zisukije ziva ati mami iyo jipo wambaye ko dushaka kuyihindura ni ukuri biraryoha ibi bintu nta muntu n'umwe ndabona winubye keya baha keya ngo abijugunye ariko nimugabanye ibyo bintu mwabana mwati uri kumva so we need care of our friends kuko impamvu uri kumva imboga bino bintu ntangingimira nuko ndi kugana n'inshuti zacu zawe niyo mpamvu bagomba kubyumva rero ndifuza tuzongera kwicara mu kiganiro turi gukoresha kamera yawe computer yawe umukameramani wawe uhemba ku kwezi kandi uhemba neza ujye umuhemba neza nabyo bivuga wahembwa umukamera uhemba neza rwose kameramani kugira ngo umuhembe neza ku kwezi nawe
ntabwo wamuhemba burya munsi y'ibihumbi 250 niyo make. Ibi bintu rero ndashima Imana ko tubiganiriye kandi tukabiganira n'inshuti zawe kandi inshuti y'umuntu ishobora gukora ikosa. Abantu benshi rero iyo bageze aha barifata usanga abantu bavuga ati turagukunda ibyo uvuga ni byiza ibyo ukora ariko hagera ku mutanga amafaranga wese oya urukundo n'ibikorwa ni impanga. Ni abana babiri bavukana, Imana yakunze abari mu isi itanga Yesu. Wowe niba ukunda Bikemu na Justine wakoze iki? Niba Justine akunda Bikemu yakoze iki kuri Bikemu? Niba Bikemu akunda Justine ni iki nakoze? Kuko gukunda ni practical than theory. Imana ibahumugisha baratwumvise. Ibisigaye ko baraza kumenya nimero bakubonaho ni iyi. Ubwo turayishyira ku kiganiro. Ubwo mu mihigo no kwizera dufite nuko tuzagaruka hano ufite ibikoresho byawe kandi nawe ukatwizeza kuduha ibiganiro ibyo bintu byose bikurimo ukabivanayo neza cyane. Urakoze. Hari ikintu twarimo tuganiraho tugiye no gusoza. Turacyari muri wa muryango ariko nigeze nanakubwira ngo tuvuye no muri bwa burere bw'umuryango reka tuze turebe n'uburyo abantu bagomba gukemura amakimbirane bagiranye ubwabo hagati nko mu kazi kuko turi kuganira kuri YouTube. Urambabarira ni refere kuri iyi systeme dukoreraho ya YouTube. Ubundi umuntu yaje kuri YouTube atanga ikiganiro akabyemera ibitekerezo atanze abahaye n'abantu bigana kubiganira kuko ni ibitekerezo uzanye byawe ariko uburyo ububwiye abantu ngo murabyumva dufite ibyo tugenda dufesinga kuri social media bitwizanira mu gikari tutabihamagaye kubera ko twagize chance cyangwa ijyanye yo kumva kuri televiziyo cyangwa kuri system ya YouTube. Harimo bagenda bavuga ibintu byinshi cyane muri iyi minsi sigaye babona kuri iyi mihanda. Harimo baragenda bavuga ibintu byinshi cyane kandi bakubonye nk'umubyeyi uri muri systeme ya education nk'uko twamaze kubiganira. Ntabwo twatandukanye ntagusabye gutanga umuti cyangwa suggestion y'ukuntu utekereza igisubizo cy'ikintu kukubaza. Hari okay ni no mu muryango none ari umurita bishop gafaranga wiyise bishop kuko agitangira gukora uwo murimo wo gukina amakomedi kuko wagirwana. Hari na neti muravu n'urugo rushya ubu ngubu mu muryango kandi nawe uri mu muryango. Uyu munsi isi yose iravugiza induru urugo ku bw'amahitamo ya neti muravu. Sosiyete kwemeza ko murava yagize amahitamo mabi kujya kubana n'umuntu w'umugabo w'umudivorce ufite abana 3 watandukanye n'umugore wa mbere. Sosiyete ngo ntiri kubyumva. None ndakubaza kuki urugo rwa Bishop gafaranga na neti murava byahindutse inkuru kuri sosiyete. Mu itangazamakuru ngo turabanza tubigisha. Mu itangazamakuru iyo tuvuze inkuru ni ikintu kidasanzwe. Mu itangazamakuru icyo twita inkuru ni ikintu kidasanzwe. Inkuru nk'iki kiganiro cyanjye nawe si uko turi kuganira ahubwo ni ukugukubita urushyi mu kiganiro kuko nijye mu YouTube wa mbere waba urwaniye mu kiganiro niyo nkuru. None kuki urugo rwa Bishop gafaranga na neti murava byahindutse inkuru? Ibyo bakoze nk'ibisabye. Ikibazo ubajije reka ndisubiremo neza ko yakibekiriye ntaza kugisubiza ibyo butari. Nta kibazo. Ubona igiye uri gusubiza uko mbyumva. Harimo umbajije nk'ibibazo bibiri ariko reka ntabwo cyane. Kubera iki sosiyete mbese byabaye ikibazo ku bana kwa Annette Murava na Gafaranga? Kijyawe n'utwaro w'abantu. Ntabwo byakagombye kuba umutwaro. Icyo ni ikibazo cya mbere ngiye gusubiza. Ntabwo byakagombye kuba umutwaro. Umuntu wese aba afite amahitamo. Tubayeho mu buzima bw'amahitamo cyane. N'ubu kuba twaje hano waje wahisemo kwambara gutya, nanjye nahisemo kwambara gutya.
iyi si tubayemo n'isi y'amahitamo. Rero ndamubwira ngo kuza hano nahisemo kuza hano, kwambara gutya ndabihisemo, kwambara uko waje wambaye wabihisemo nubwo batabireba ntacyo. nubwo batabireba si ngombwa kureba ahandi bareba hano. Ni ukuvuga ngo rero Gafaranga na Annette bakoze amahitamo yabo. Icyo nicyo cyonyine navuga. Ntabwo abantu bakagombye guhangayikishwa n'amahitamo y'abantu. Abantu mubareke. Icya kabiri bavugaga ko niba byaba byemewe kuba yashaka umuntu w'umudivorce, ahubwo wenda icyo nicyo cyane ikibazo nyamukuru, kuba Annette yaba yarashatse umuntu w'umudivorce. Numva aricyo wenda kuri njye nagira ikibazo nyamukuru kuba cyavugwaho. Bibaho ko umuntu ashaka abadivorce, barashaka waba waradivorshije waba utaradivorshije. So bwa mbere rero umudivorce yaba ashatse utari umudivorce, ibyo nabyo ni ibintu bibaho. Njye ntekereza ko wenda impamvu bivugwa ari impuhwe bafitiye Annette cyane. Bavuga bati n'umwana w'umukobwa yakoreraga Imana, agiye gushaka umuntu w'umudivorce atazi n'impamvu wenda yadivorshije n'uwa mbere. Yakagombye kubanza kwitonda akamenya se kuki yadivorshije, kuko mu Kinyarwanda tukivuga ngo inkoni ikubise mu cyeba ubirenza urugo. Ibyo byose nibyo umuntu yakagombye kureba, ariko ni amahitamo yawe. Yewe rwose umva, niba ibyo byose nawe yaranarije, ntabwo Gafaranga yamubeshye ko atatandukanye n'umugore. Ibyo yabigiyemo abizi. Nibyo ntibyabeshywa. Ntabwo byabeshywa. Kuba Gafaranga yari afite abana ntabwo cyari ikintu Annette atarazi. Buriya yafashe umwanzuro, yabitekerejeho, yabiganiriyeho. Rero ndumva mu by'ukuri abantu bose bababajwe ngo ni uko yashatse umudivorce. Ni amahitamo yabo. Ngiye ku ruhande rwanjye nta muntu natera ibuye. Upfa kuba uri umuntu mukuru uri majeri wese guhitamo. Ibindi byaberamo hagati aho ni nk'uko byaba no ku wundi. Kuko byaba byose Gafaranga yadivorshije bwa mbere atarigeze adivorce. Bashobora kuzadivorce, birashoboka, kimwe n'uko batakongera kudivorce. Rero njye numva ni amahitamo yabo. Nk'uko nabikubwiye, ngiye ku ruhande rwanjye ntabwo Imana yanga divorce, ariko banza itanga divorce, nicyo tucyumvikaneho. Nk'uko yanga icyaha ntiyanga umunyabyaha, umunyabyaha yagarukiye Imana iramusanga. Rero mu by'ukuri hano ntabwo nibaza impamvu byabaye ikibazo, mu gihe ababyeyi be ntacyo bibatwaye, mu gihe ba nyir'ubwite ntacyo bibatwaye. Umva, ahubwo tujye twiga kumenya ibibazo byacu. Urwane n'ibyawe kuko ufite ibibazo byinshi wikoreye bikuri ku mutwe. Banza ubyiringe n'ibi. Ikindi navuga, mu by'ukuri biba bigoye ku ruhande rwanjye gushaka umudivorce. Biba bigoye kuko ntabwo uzi icyatumye avayo. Ese urabwirwa n'iki ko? Ese wibaza ko uriya babanye bwa mbere atari yaramuteye imitoma, atari yaramukunze, atari yarakoze ibintu bikomeye bihambaye? Rero aho niho nshyiraho iyo message umeze nkaho uri kubwira Annette murava n'abandi wenda. None reka nkwereka ahantu uba specific gato. Gafaranga, reka duhindure Gafaranga musaza wawe n'iki kiganiro muri aka kanya. Musaza wawe Gafaranga iyo akikubwira ko agiye kugira ariya mahitamo akakugisha inama, wari kumugiriye inama nari kumugira, nari kubanza nkamenya ese niyo mpamvu udashaka yatandukanye n'uwa mbere. Nabona ari impamvu wenda avuga ati kuko hari n'igihe n'amarari yacu tuyobora, uyu munsi ukabona uyu mugore ntimuberanye, cyangwa uyu mugabo ntimuberanye, kandi mwararuhanye mwaravanye ahantu hakomeye cyane. Banza urebe, hari igihe nyine tugera mu gihe ugasanga abantu bageze mu gihe cyangwa bageze mu buzima bwiza kurenza umuntu umwe atangiye kubona ko mugenzi we bataberanye. Ugasanga umugore arabona umugabo wari umuturage, ugasanga umugore arabona umugore wari umuturage, atangiye kubona ibizungereze, atangiye kubona abasa neza, atangiye kubona abakene. Ariko mu by'ukuri uyu mugabo cyangwa umugore utangiye kubona ko batakiberanye, yakagombye kumufata akamukomeza, ahubwo akamuyobora, akamubwira ati umugore wanjye nta busirimu afite,
ngwino tugende mwerekeho umuntu uzajya ukwitaho akwambike usirimuke amavuta meza imyenda myiza gutyo bikaba ibintu ku mugore no ku mugabo banza umenye ni ikihe kintu kigiye gutandukanya abantu ko mu by'ukuri umuntu turi kubwira agafaranga turi kuri gafaranga nari mbanje guca impande kugira ngo mbashe kugera kuri ya nama wambwiye musaza wanjye ni ukuvuga ngo gafaranga uyu munsi wa none niba uzi icyo yapfuye n'umugore kandi burya ntabwo gafaranga yakubwiza ukuri icyo yapfuye n'umugore we ntiyakubwiza ukuri icyo yapfuye na gafaranga ahubwo abantu baraho ushobora kubikubwira wowe burya rero umuntu burya hari ibyo atakubwira 100%. Erega nta muntu ukunda kumwara buri gihe umuntu ashaka impamvu ikintu cyamukavaringa mbese ikintu cyatuma adaseba rero ibyo byose reka tubyirengagize ari musaza wawe kandi ati ngiye gushaka undi mugore ese bamaranye igihe kingana nabanza nkamenya amaze igihe kingana iki atandukanye n'umugore we wa mbere kuko igihe nabyo umuntu akubuka ari irari ry'ako kanya ryo kumva ko agiye gushaka undi mugore yashyushye nkavuga nti ese niba koko baragiranye ibibazo nabanza afate pose yitekerezeho iyo pose niyo kumedita kwimedita ku buzima bwe akavuga ati ariko niba uyu mugore dupfuye ibi impamvu ari umugore njyewe n'iki ngiye gukora kugira ngo n'undi nzashaka uyu mutego ntazawugwamo hakagombye kubaho igihe niyo nama agenda ari kumugira ntabwo gusa nuko ntazi ngo bamaze igihe kingana icyo atandukanye n'umugore we ni umuntu nabanza afate umwanya yitekereza avuga ati umutego naguyemo sinzongera kuwugwamo kandi ikindi niba nawe ari we nyirabayazana ko hari umuntu uvuga ati hari ibyo ntakwihanganira ariko ibyo byo kutihanganira umuntu yakagombye kubitekerezaho mbere y'uko yubaka avuga ati jye wenda sina nkanjye mu by'ukuri ni ikintu cyangora cyane ari umuntu wajya umubita wowe ugize amahitamo yo gushaka nabanza kumenya ko uwo muntu atarwana atankubita ndagitinye rero uyu muntu akabanza akamenya ngo tuvuge ni uyu mugabo ugeze umugore umeze utya umugore umeze utya umugore umeze utya nirengagije ibindi byose ibi sinabyihanganira noneho agafata urwo rugendo akareba akavuga ati nyuma y'igihe kingana gutya nitekerezaho nanjye ubwanjye reka mfate igihe cyo guhinduka birashoboka ko nanjye umugore wanjye ntamubaniye kuri ibi ngibi niba mubuka niba ngira umujinya mwinshi niba ntamwitaho ibi bintu reka mbanze bikosora uburyo ninjya no gushaka undi byibuze ku ruhande rwanjye nzakora ibyo nagombaga gukora biriya ibyo nabonye hariya byamaye isomo noneho umuntu akisubiraho rero aramutse ari musaza wanjye nicyo mbere y'uko ashaka n'ibyo namubwiye maze kwitekerezaho akisuzuma akamedita akareba weakness ze yagize mu rugo rwa mbere akareba icyo agiye guhindura mu rugo rwa kabiri agiye kubaka kugira ngo atazongera kugwa muri wa mutego ariko wasanga gusenyuka ku rugo atari byakunze yego birashoboka ko umuntu rwose ushobora kuba umuntu ushaka kubaka mugenzi wawe ntiyubake cyangwa se na za ngeso wowe wumva utakwihanganira mugenzi wawe ukazaduka birashoboka ariko nabwo bisaba gufatanya yabakoze cyane turimo turekeza no ku musozo w'ikiganiro cyacu turacyatanga inama ku bigo cyangwa se ku bivugwa uyu munsi kandi kuri ariko bike tukiri aho abantu batandukana reka ngira akantu gato mvuga mu by'ukuri umuntu wese mu cyiciro arimo ahura n'ibibazo bitandukanye rimwe na rimwe hari umuntu yihutira kudivorsa avuga ati ndahita mbona amahoro ndahita mbona ubwisanzure ahubwo ugasanga ahubwo ibyo ukoze icyo cyiciro kindi ugiyemo cyo kudivorsa nicyo kibi nicyo gikomeye kurenza icyo wari urimo icyo ni kimwe cya kabiri aba bana ni ukuri bahura n'ibibazo bikomeye abana bavutse ku babyeyi bagize ibibazo bagize impamvu runaka zitabaturutseho bagatandukana abana bagira ibibazo bikomeye cyane ni bwa burere n'ubundi twavugaga aba bana baratwarwa na mama niba batarakuza ya myaka cyangwa batwarwe na papa aba bana n'ubundi bazabaho muri bwa buzima bw'umubabaro nubwo burya uragapfusha papa cyangwa mama ukamenya ko wamushyingiye ariko iyo umwana ari ahantu azi ngo mama arahari papa arahari ntabwo tubana aba bana bahura n'ibibazo by'amadepresiyo bacecetse batavuga
ugasanga noneho nazangeso wampaye rwa rugero rwa wa mumama wari indaya uyu mumama noneho abonye freedom yo kwinjiza abagabo ko ashatse abana baramureba abonye freedom yo gukora ikintu cyose ashatse abana baramureba niba bari no kuri papa nawe nuko ashobora gutaha atinze yagiye gusangira n'abandi ashaka icupa abana baryamye wenda se aranasinda mbese aba bana bagira ibibazo bikomeye cyane rero niba inama natanga ku bantu byabayeho byamaze bose pe bo ubwabo ntibirengagize icyabatandukanyije ariko basigare byibuze bakuza abantu hari n'ababyeyi iyo bamaze gutandukana umwe yimundi abana basa niba ari umugore ubafite ntashaka ko se ababona niba se abafite ntashaka ko binabona ntabwo bizakuraho uriya ari mama w'abana bawe nta kizakuraho uriya ari mama w'abana bawe mwe ntimuhure ariko byibuze abana uburenganzira niba ari muri vacances bajye gusura se bajye gusura nyina niba ari muri weekend ise cyangwa nyina abagira uburenganzira abatembereze abajyane kuri iyo pisine abasohokane ku bikinisho niba bakiri bato niba bamaze gukura nabwo bafite ubwo burenganzira wikwima abana amahirwe yo gukundwa n'umubyeyi wabo nuko batandukanye wikwima abana amahirwe yo kuryoherwa n'imvugo ya se hari n'abakuraho telefone ngo se ntazababone nyina ntazababone wowe warakomeretse birumvikanye ariko urengera aba bana babona uburenganzira bwabo yani icyo nshaka kuvuga yakoze cyane rwose kuko mushiki wa Gafaranga yarakoze cyane mu byo dufesinga kuri social media n'ubundi ikindi kintu gihari gisa n'ikiremereye twatangamo inyunganizi kuko kugira amahirwe yo kuganira n'umuntu nkawe w'umubyeyi kandi uba hafi y'umuryango byose bigahagarikwa kuri wa muryango nibyo nakubwiraga icyo waba uri cyose ntabwo twabikwepa uyu munsi umuntu bita Chita na Mutesi hari ukuntu ibibazo byabo byagiye bikorana icyo uyu munsi ntibabigumishije inibogise ngo baduhaye uburenganzira bwo kubivuga kuko babivugiye kuri televiziyo Chita yakira umuntu mu kiganiro umutumirwa kuko nako kwakira abatumirwa kuko nawe ubakira azavuga nabi Mutesi cyangwa kutemeranywa na Mutesi kutemeranywa na Mutesi abigaragaza kuri televiziyo ya Chita Magic na Mutesi yavugiye kandi abo bantu bari basanzwe baziranye ari inshuti zisanzwe Mutesi na Chita rwose bamusangira na fanta nk'uko wahora n'umuntu w'inshuti yawe ariko Mutesi wabazwa cyane n'uko Chita yakiriye niba uvuga Mutesi nabi kuri televiziyo y'inshuti bihita bikurura ikibazo kugira ngo biravuminirwa gusa yabo ariko bagiye ku mateleviziyo buri wese akora dekararasiyo uvuga ati iyo bintu wakoze si byo nawe uhindutse umwanzi wanjye Mutesi abikora gutyo na Chita akora dekararasiyo ahubwo nawe kugira ngo umeze ngo wishyire n'ibindi ndabivuga nyine byamaze kubyara ikintu kitari cyiza kandi ku bantu bakuru sosiyete ireberera none ukibaza umunyamakuru n'umutumirwa wawe bagiranye ikibazo ntibakwiye gushaka igisubizo wawe urakoze dufatiye kuri urwo rugero nanze rero ngiye agira ikibazo kuri social media aba YouTubers sometimes badukorera amakuru ntumenye n'ukuri kw'ikintu hari igihe niba umuntu abireba akavuga ati Chita yakora n'ibyo agafaranga batangiye gukora prank nicyo kibazo dusigaye tugira ntawe ukimenya ukuri se ibi bintu ni ukuri ese nimbivugaho uko mbyumva ejo nkasanga atari ukuri ubu rero tujya tubiganira nk'abasesenguzi ibyo bintu rero muri analize umusesenguzi aba afite kapasite yo kwibaza ikibazo no gushira igisubizo reka niba ari prank tuyigira ukuri nibyo nari ngezeho tuvuge ko byabaye dufite hipoteze y'uko byabaye tuvuga ngo niba byarabaye hano hari ikintu cyitwa matirite irakonta mu bintu byose ubukure bwo mu myumvire yawe mu by'ukuri nubona abantu umwe arahagarara hariya agatukura umuntu undi agahagarara agatukura ntabwo ngiye mpita ndeba mpita nibaza ariko ibyo byose matirite yabo
imeze ite, sibyo? Rero hari igihe usanga ntabwo ikibazo ari ibyavuzwe, ariko wowe ugiye gusubizanya na mugenzi wawe ufite ubukure bungana iki mu mitekerereze yawe, wenda tuve no kurara no mu buzima bwa buri munsi matirite y'umuntu rero irakomeye. Rero umuntu asubiza bitewe n'amatirite afite. Icya kabiri, dufate ko uyu mutumirwa ibyo yavuze ni ukuri. Niba ari ukuri wowe babivuze, wenda tuvuge Mutesi ibyo bamuvuze, ese ni ukuri? Kuri Mutesi yego, ni ukuvuga ngo uyu mutumirwa kitayatumiye. Ikindi abantu tujye tumenya gutandukanya. Jewe ushobora kuvuga avuga igitekerezo cyawe. Kuba navuga igitekerezo cyawe ntibivuze ko ari ugomba kubyumva nk'uko jyewe mbyumva. Ibyo nabyo twakagombye kandi umunyamakuru ashinzwe kwakira ibitekerezo by'abantu batandukanye. Rero nkavuga ngo kuba uyu mutumirwa kitayatumiye yaravuze kuri Mutesi, Mutesi nicare yanarese ibyo yavuzeho ni ukuri. Ese niba ari ukuri nkora iki, mpindura iki, n'undi akamvuga, tuvuge ngo si ukuri. Kuba atari ukuri ntabwo bikuraho ko uyu mutumirwa we yatanze igitekerezo cye uko acyumva. Nta n'impamvu n'imwe yo kuvuga ngo umuntu agiye guhagarara hariya avuga ngo ibyo Justine yavuze si byo cyangwa ni byo. Njye mfite uko mwumva ibintu, mfite n'uko mbona ibintu. Ntabwo bikemu wakagombye kuza unyomoza kubera ko ntabwo imyumvire yacu yego, keretse ari ibintu wenda biri buhungabanye umutekano w'umuntu, kandi nabwo harimo kurengera. Icyo gihe hari inzego zirenze wowe, zirenze bye. Aho rero niho nisegura. Ariko reka turebe uyu mutumirwa kitayakiriye umutumirwa. Uyu mutumirwa avuze uko abyumva, ni uburenganzira bwe. Hanyuma uyu ugiye kurisipondinga Mutesi nawe sinzi niba yarabureminze uyu mutumirwa cyangwa yarabureminze kita. Kuki utiza mikoro? Okay, kabyiki. Kuki utiza mikoro urwanya? Yego, reka tubifate gutya. Rero ntabwo kuba ikibazo n'ubundi nuko n'ubundi ibintu tubishyira public. Ubundi ibyo byakagombye kujya ku isoko handi mu gikari. Ni public no mpamvu turi no kubiganira. Akaba yahamagara kita niba koko basangira iyo fanta niba cyangwa koko mbabaririza. N'ubushuti dufitanye. Ubu ni wowe wakagombye kujya gutumira umuntu use. Kandi na message bandikiranye inbox zaragiye hanze. Tukura atari ikibazo gikomeye. Rero ntabwo nakubwira ngo yafite ikosa cyangwa bose bafite ku ruhande rwanjye. Ntabwo babyitwayemo neza. Yaba ari Mutesi ntiyabyitwayemo neza, yaba na Kita ntiyabyitwayemo neza. Kubera iki? Ibintu byose babishyize ku karubanda. Rero iyo bishyize ku karubanda buri muntu wese agushyiraho agafataho ijambo akavuga uko abyumva, uko abitekereza n'uko abibona. Rero amakimbirane nk'aya cyangwa ibibazo nk'ibi numva hari aho bigomba gukemurirwa bitari kuri social media. Ikibazo ni uko babishyira kuri social media kugira ngo views ziyongere. Umuntu wese nabibona abone ko byacitse. Kandi bo hariya bari guserebura, bari gukubitana, bari guhana high five. Ubwo bibonye nka prank icyo gihe. Biramutse ari prank. Birashoboka ko Mutesi yagira icyo kibazo cyo kuba baramuvuze mu buryo batabishaka. Ariko noneho bakaza guhimba inkuru kugira ngo amazina yabo akomeze avugwe. Muri domaine statistique byose bibamo. Niyo mpamvu rero biba bigoye kuvuga ukuri cyangwa kwanaliza ikintu utazi ngo ese ni ukuri cyangwa ni prank. Niba ari prank, imbere twabibonye nk'ukuri muri Aziya. Ubu none niba ari prank, bakinye prank nziza. Sometimes hari n'igihe bakina amaprank ariko bakinira ku bitekerezo by'abantu n'abantu ugasanga hariyo nigeze kubona umugore cyagiye kuri Saint Valentin yafatiye umugabo we mu kabari n'ikiyasohokanye undi mugore. Mu by'ukuri umuntu ahita akiri ikintu ku mutima akavuga ati what? Kuki uyu muntu yakoze? Mbese hari ukundi kuntu umuntu ubireba bimushoka somehow. Rero nkavuga nti ari prank yaba yaragenze neza kubera ko abantu barabikurikira, abantu nyine ubu barashyushye bari kumwe. N'ikindi hari abantu baba badashaka kuva nyine kuri top. Akavuga ati
sinshaka kuzima ubu nawe uraje udutegurira agakoryo ejo bundi oya ntabwo ibyo nabikora rero mu magambo make niba ari ukuri numva bakagombye niba barasangiraga n'ubundi bakagombye kujya hariya bakicara bakabiganiraho rwose wenda na kita mu by'ukuri ashobora gutuma umuntu mutumirwa atariyo ntego yari afite bikaza mu kiganiro nk'uko wabaza umuntu ikintu uko abyumva ariko atariyo ntego namutese akababara akavuga ati wenda kita yangambaniye yashatse kunsebya kandi wenda nawe atariyo ntego yari afite niyo mpamvu rero bitakagombye kubera kuri social media ahubwo bijya mu gikari babiganirireyo basangira agacyayi basangira agafanta basangira akave icyo basangira cyose ariko babikemura cyane rwose icyo dukeneye ni uko bongera guhura nta kizima kiri mu gutandukana cyangwa gusenya umva rwose natwe nicyo twifuza pe umubano wabo ukomeze ube mwiza nk'uko bakenerana mu kazi ka buri munsi reka tuvuge niba ari n'umupfumu wabaraguriye yateye inzuzi nabi yaba yaraziteye nabi rwose Justine ndagushimiye cyane kubw'uyu mwanya kubw'ibitekerezo byawe ntabwo biba byoroshye kandi n'abantu baza muri komenti batubwire bakiriye ikiganiro bacyagwa n'ibitekerezo atari mu gutanga uzatuganirire kuri iyi nsanganyamatsiko kuri iyi topiki byatunezeza kandi naho bitagenze neza wiyanze bisore ndagushimiye gusa nk'uko twakoze kugarukaho n'ubundi ibiganiro by'umuryango ejo bundi hari icyo twateguye nka Justine TV show cyarabaye ku cyumweru ahubwo rero ikimbabaje mbabarira muce mu byo uvuze njya numva babivuga mu bijyanye ngo soko guca mu byo uvuze reka ndigucemo uzi ko icyo kintu naje mu kiganiro kiri ku gapapuro ahubwo numva kiri mu bya mbere tuza kugarukaho mu minota 2 gusa dusoza icyambere byamaze ku mutima kuko narabirebye naranabisharinze naranabyaplodinze kuri Evangelize Romande TV mbona n'abantu barabyishimiye mana yanjye hari ibintu nabonyemo rero nshaka kugarukaho cyane byakoze abantu ku mutima cyari igikorwa cyahuje amakupure imiryango itandukanye umugore n'umugabo bakazana harimo ukuntu mwahuje abantu mugafata umugore n'umugabo for umugore wawe uruguhe dikora ku birenge wumve nimba ari iki kora intoki ze wumve nimba ari daboro iki gikorwa turangije cyabaye ku cyumweru cyabaye kuri 26 wenda turanagipinga abantu bakirebe munsi y'iki kiganiro kubera iki kwigicura cyo kuvuga ese zita birangiye wabonye zigizweho impamvu nyine ni wa muryango mu by'ukuri icyo gikorwa n'abaneguye cya mbere ntabwo Justine TV show yaba ari kubwana teguye ibijyanye n'umuryango n'ubundi kuri chano yanjye hari igihari kuri biriya reka ndikuzanire byose neza harimo umwihariko natangiriye ku bana kuva ku myaka 10-15 kandi nabyo ababyeyi barabyishimiye kwiga ibintu bitandukanye niza gukora noneho n'urubyiruko rugeze igihe cyo gushaka tubashakira abigisha ba expert baraganira barabahugura babaza ibibazo noneho kuri inshuro abubatse nibo bari bagezweho ni ukuvuga ngo hariya haba harimo ibintu bitandukanye gutegura igikorwa n'ubwacyo no kongera kubagara ni ukuvuga ngo bya bintu twavugaga umaze igihe kinini utumva ibijyanye n'urugo ni akahe gashya nakora mu rugo rwanjye kugira ngo bigende neza uturungo mbese dutandukanye rero iriya mikino mu by'ukuri nayiteguye harimo ibintu bibiri harimo gusabana harimo guseka harimo kuruhuka icyo ni icyambere ko abantu barasetse abantu mbese baranezerewe icya kabiri harimo isomo ryo kumenyana umuntu wawe ko hari abantu babana mu by'ukuri bikeka abana n'umugore utazi ngo yanasohotse yambaye iki
ese yambara kangahe inkweto, ese isaha afite ni marke yihe, ese telefone afite ni bwoko ki. Mbese ugasanga umuntu wari bugiraho ku giti cye akamenya ibye, niba agiye kugura akantu ubundi bukigurire. Mbese ugasanga hagati y'umugore n'umugabo harimo intera ndende. Rero hari n'iryo somo ryo kumenyana. Umugore wanjye harya yaje yambaye iki byonyine no kuba utamenye ngo niba mwavanye mu rugo. Ya byose bavanye mu rugo, bari bavuye mu rugo baje mu nyigisho. Ese yaje yambaye uruhe rukweto, umugabo wanjye harya yaje yambaye irihe shati. Urumva harimo inyigisho zitandukanye. Rero barabikunze n'amafeedback rwose barambwiye bati ubutaha tubitegura ahubwo ngere ubitegure vuba, ariko bafite igihe cyacyo. Rero biragendana n'ubushobozi, yego n'ubushobozi kuko nta wundi muterankunga mfite, njyewe wabyikoreye byose. Rero mu by'ukuri nuko byagenze. Icyo gikorwa nicyo giherutse. Hari n'ikindi gikorwa cyo gutanga amatungo magufi, ihene cyabaye Bugesera, nabwo mbifashijwemo n'inshuti za Justine Show. Abasaza twari twasuye barambwiye mu cyifuzo cyabo ngo wabahaga hene ngo kabunganira mu biro ya buri munsi. Rero abantu bamba hafi cyane barabyumva, bishyira hamwe tugasahindura icyo kuzibashyira. Urumva rero mu by'ukuri ni ibikorwa byagutse, ni ibikorwa by'umuryango kugira ngo byibuze n'iterambere ry'umuryango ribeho. Niba hari abo gushyigikira tubashyigikire, kuko abantu benshi barahari bafite umutima ukunze, bafite amafaranga, bakeneye gufasha nabo, bakeneye kubibahana, ariko ntibazi ngo barabibaye, ntibazi ngo ninde bafasha. Rero ni muri urwo rwego byose tugenda tubikora, gufasha iby'amaka kose by'urubyiruko kugira ngo wa muryango urusheho kumera neza. Ndagushimira. Imana igumigisha kandi ikwagure. Imana ihumugisha abantu bose bafite kino kiganiro cyacu. Ni ikiganiro cyari kiri mu nguni zitandukanye, ariko kigaruka ku muryango nyarwanda. Ni ikiganiro twashuje inshuti zacu zitandukanye, ni ikiganiro twasabye amaboko inshuti zacu zitandukanye. Tubisubiremo, turifuza kugura kamera kugira tujye dukora ibiganiro byinshi muri TESTIFY show. Niba rero aho uherereye hose mu gihugu urimo, abari i Kigali, mufite uburyo mwanyuzamo inkunga yanyu kugira ngo TESTIFY show igure kamera yanyu, si yawe, ni yaba abantu bose badukurikiye. Inkunga waba ufite uko yabingana kose uyisuzugure, ushobora kwandikira Justine uvuga ati njye nzajya mbemba umukozi wo ku kwezi, njye nzagura renzo ya kamera. Renzo ni kimwe mu bice bigize kamera. Iyo tuvuze kamera bari seti y'ibintu byinshi cyane. Njye nzagura igikapu kizajya kijyamo kamera, njyewe kamera ndayifite ndayikoherereje. Umuntu wese ugiye kugira icyo akora, Imana imuhumugisha. Ariko kandi nawe Justine, Imana imuhumugisha kubwo gukomeza kudutegura ibiganiro byiza nk'ibi. Njyewe nari bikemo ibiganiro byacu n'akagaruka. Murakoze cyane. Imana imuhumugisha.